umusatsi wanjye umeze neza. Egera hano gutya bati mbaye ikaze nongeye kubasuza abakunzi ba The Flame 24 TV. Ngira nko maze kumenyera uburi kumwe nanjye Victor mu biganiro biba bigiye bitandukanye. Samuel umeze neza? Fresh kabisa. Ibyamurera wabyumvishe se? RGB yabishize hasi. Makuru yafite se. Naye mafite sha. Ngewe ibintu bya Murera se shaka ko mba nanabikurikiranye. RGB bamuvunye batade bose. Babashyize hasi. Hanyuzemo umweyo. Ngaho tubwire si inkuru zigezwe. Se ntubizi nyine. Barazinyuriremo. Zinyuriremo. Uko ngo RGB za komite zari zihari zose. Basesheje urumva noneho bahita bashiraho abinzi bacyuho babiri aribo bagiye kuba bayibyimba mu gihe cy'amezi 3 ubundi tukaba tureba niba nibura yasubira ku murongo ako je maze kugera ahantu habi sibye ko namukiye batameze neza namukiye nawe ejo namunsi wajambaye agapira ka peri urumva hari umuntu aje bundi nagiye kubona kuri social media ngo aperi nareye ngo nabarwayi babiri ngo gusa ngo bose barwaye kimwe ngo ariko icyo batandukaniyeho ngo nubwishingizi uriya mujamane bakurira rwose umwakoresha MMA wenda agakoresha rama cyane ariko kwa GP yabigiyemo n'ubushize suzi ko byari bigeze aharindi mu gase yabijyamo kipi gasa naho igarukamo ubu rero birashoboka nikomeze tubereye Yawana arebye Barca ntabwo nayirebye gusa mu gitondo nibwo numvishe Chelsea yari umwanda man Chelsea biriya bitego uziko bitatu uziko muri biriya bitego bitatu ubundi byakabaye ngo ari bitatu byanzwe bya oruje ikipe yitwa Barca yigishijwe umupira ahubwo icyo mbaza wa mwana wa Barca yararimo Neymar yararimo ariko buriya Barcelona impamvu yatsinzwe buri ifite imvune nyinshi bya hatari ifite imvune kandi urabona ko n'umuzamu wayo Garcia baguze ntago arafatisha neza nibwo kiva mu mvune witwa Pedri nta wari urimo urumva abitwa barafinya bagiye bazamo nyuma ariko ubona ko fitness yabo itaragera ku rwego ruhagije urumva abitwa ba Rashford bagiye bajyamo nyuma Lamine Yamal witwa Kukureya yagiye Kukureya cyokora witwa Kukureya ana nyagasani we ubundi ne gatatu wa mbere ku isi ariko umuntu azajya agira match buri munsi mugira nimero ya mbere ku isi Kukureya ntaho yindi gatatu ihari nayo Kukureya kugira ngo umutware umupira ninda yayikuruza hasi ariko umupira akawubona FC Barcelona wabonaga ko byanze pe ako bira bintu Hans Flick ari gukina byo kurariza mbona umunsi umwe bizatura hasi umuntu ndabona Barcelona izahinduka nka Reyo Reyo biri mu nzira nziza mu minsi mike ni ikibazo Nyagasani we sha aperi yo ubona biri tayari yarayitsinze Marine nabwo idakonvenka habe na gatoya Rana Man City rero match ya kabiri ikurikirana itsindwa Man City bamenye ko yakubise 2-0 ikipe yitwa Bayern Leverkusen kubise 2-0 inayirusha cyane ariko rero amakipe akomeye iri joro yose yagiye arasakwa koko Galatasaray y'abanyaturukiya banywa whisky urumva bayikubise bayisaka ikipe yitwa Union Saint-Gilloise ana nyagasani we no umuriro wo kotera kure yayikubise irayisaka inahabwa n'ikarita y'umutuku eze man wabonye agakoryo kabaye kuri match ya Manio igihe Manio yakinaga kwa mbere n'ikipe yitwa Everton witwa Idrissa Gana Gueye akaba buriya bigoranye kugira ngo tujye tuvugira bene wacu abanyafrika bakinira hara muri zira championnat z'i Burayi mane umutipe ngo yishe baro ngo niyamuha pass urumva amaze kwica baro Idrissa Gana Gueye n'umunyafrika umwe mu banyafrika bazwi cyane banakina umupira mwiza uryoshye kabisa urumva arahindukira kubita mugenzi w'urushyi bakinana mu ikipe imwe ahita ikarita y'umutuku tuvugisha ukuri ubu ngubu
tuzajya tubavugira gute ko babarwanya nabo bakirwanya abanyafurika baba hariya rwose hari match ziryoshye Copenhagen irakina niye ni hari Kayirati niyo iyi Pafos na Monaco Arsenal na Bayern iyi niyo match y'umunsi wundi Real Madrid Atletico Madrid na Inter Atletico ishobora gutsinda Frankfurt Atalanta Liverpool aza kubikina niye ndi bari PSV Eindhoven hanyuma Real Madrid irakina mu Bugereki na Olympiacos yo mu Bugereki ariko ngo hari bombori kwa Xabi Alonso zimwe ziteye ubwoba kandi match z'uyu munsi mani zose ziri ku masaha meza asanga pi sayine Copenhagen saa 11:45 na Pafos nuko Arsenal na gasambiri Atletico na gasambiri ase match y'umunsi ni Bayern na Arsenal ni yungi ubundi nayo match ndareba nawonde ibindi cyo sarande y'Ubwongereza se wabonye by'ikipe bayikoreye mu minsi yashize data muri weekend ibaze ndamutse mfana Lyon nkafana na nose na Liverpool ubu nuko ariko nundi merewe nabi nuko ngo ngewe nibura akangarura yo naka Arsenal rero igenda ikanshira mu cyumba nkarira mu kanya Arsenal ikaze kavuga ati hangane mwana wanjye ngayibaze uro musifana zombi zigakwitwa kuri Arsenal irakomeye witwa Eberechi Eze yakubise hat-trick iguruka tatu ndavuga ati amaye nka data umunya Nigeria kakahitanye umuntu ya Nigeria yari yanotse ariko ura muhungu n'umuhanga cyane urizo ukuntu buriya ngo ari umwana etekeza gucyakina Arsenal ngavye n'utujezi akiri umwana akajya avuga ngo mane inzozi zanjye no kuzakinira ikipe bitari Arsenal kandi yarakira umwana muto byahatari rero umuntu agiye mu ikipe yakuza akunda nanjye cyane nzi ko ngo nzaba umukino uzakinira ihe se kandi nzi ko nzasimbura nka Jimmy Gatete Tarinyota FC oya iriya kipe bita Tarinyota FC yaruguru urayizi se naye ntarajya muri Tarinyota Tarinyota FC naye ntarajya muri Tarinyota ndakubwiza ukuri naye nzi ko nzasimbura nka Jimmy Gatete pe ndakundaga umupira byahatari ariko nyine umupira waranyanze ubundi ngewe niga njye kugura ikayi bama Musana urabizi ko habaga za Musana n'iza Jimmy Gatete nkayanga mpaka wonze ngemera kujya ku ishuri nawe nkwaye mpaka mbonye ya Jimmy Gatete wigeze utunga ikayi y'abakinnyi cyane ako shabiye bya kera byari byiza man ibihe bya kera byari byiza pe ikayi ya Jimmy Gatete kuno twaga dufite amakayi y'abakinnyi dufite ibifuniko hakiriho imvaho urumva nimvaho n'ubuzira cyahari usije akabazigura nibajye ariko imvaho z'ikigeye nubwo zikiryoshye bro hari umunigo zicuruzaga Nyabugogo imvaho sha ibagere uyu herutse gutabaruka vanga hayitwa w'ikiyobe muremure wayamamarizaga imvaho sha ibagereho ramutama yararenze man imano zikomeye zigenda zicomoka gake n'abantu bari nkungu warebye umupira wo mu Rwanda za 2003 kuva 2000 kugera 2006 hafa umupira wo mu Rwanda ntukiryoha baruryoshye pe harimo ba Olivier Gatete ba Karekezi Jimmy Mulisa ba Amat Katau twitavye Imana kirajya hari abastari barenze man abo ngobo ngo ikipe y'ugo bagihaye ba Mafisango gatatu ya Mafisango urayibuka Mafisango Patrick Jimmy Gatete cyagiye bamukomeretsa ku mutwe bakamwambika bande kuyanga bereke ko yanutse agatereka mu cy'umutwe bakirana Uganda akaduhesha icyo kujya mu cy'Afrika sha ako bakiri nka ba Jimmy Gatete bagiye hera amukora hese ubundi ariko Olivier Karekezi tujya duhura kabisa ariko ubona ko nayo uyu coach Eric umushuti wanjye Eric agikira cyo gihe habaga match ziryoshye Eric Nshimiyimana yararangiye no ku butoza yararangiye hari muri coach ariko bigize kujyana iretere n'ikino umupira nishyira uyu Eric cyangwa ati rero buri Eric nkunda umupira n'ubuzima bwanjye nabutanga sibyo
ariko nabuze ahantu menera basi mujye no mu ikipe ikomeye nanjye ku gafaranga ngafateho kuko numvaga umupira ari uzantunga tu ariko noneho ni ikiganiro tuzakora birambuye reka tuzagikora birambuye uzi ko navuyeyo navuye nkakora accident uvuye kurebera iki kandi nabwo nanamubuze Coach Eric reka tumusuhuza ariko ubundi kwanza Eric turamusuhuza ariko nureba kino kiganiro kikakugeraho kuri kimana zanyandikire ngewe dushaka twicara kuko nagiye kumureba sha icyo gihe yatozaga SD Kigali yakirinye naki na Gicumbi tareba ikipe yiwanyu kwivu arangije hari abantu bajya bavanga abanyagicumbi ngo ndabiha reka nkubaze ubundi ufana ihe kipe mu Rwanda yewe Gicumbi kora gutya yemfa na Gicumbi ngo niyo nihebe ariko Gicumbi rino mu mavuta agiri habi cyane akaje undi Musanze yaradukosoye umujyi w'amajyaruguru ubu Musanze rero cyane arangije ndi kumanuka ku karere icyo gihe nari natwaye igare ryo mu rugo bandenze iki umuntu wari kwiga imodoka barankatanye ndamukubita ndega imodoka n'inamuroma narayirye uri hariya Gicumbi ibizazo zabyumva hari ku karere neza ziriya zigisha imodoka ntabwo tubapuza basanze batwishyura subona hariya munsi y'akarere akahanda k'amabuye kaca ndakareba imodoka gafata hariya gaturuka ku isoko gakafata hariya house radishingira hariya yabanje gukorera yego n'urukiko Yohana naguye hariya inshuti yanjye narwanye no kujya nkakubita umutwe hasi ndavuga ati niba napfuye aka kanya ariko nziza umuntu watwariye imodoka akora umunyeshuri yari umunyeshuri ndavuga ati niba napfuye aka kanya sinyipfuye pe ibizo bintu zo kugwa ku igare inkovu ndacyayifite oya byihorere ibyo jya ubireka uzinge nifite niyo kwivi n'ibyatari mweritse impanuka y'amagare na moto tuvuga tushe umuntu arakomera bro ewana abo rero reka turarikira abantu ko mu kanya gatoya ni Bayern na Arsenal ikipe zombi zitaratsindwa kugeza ubu cyane ndakeka ari nazo bari kuvuga ngo kampani ngo no muswa ngo nuzo ngo Tuchel ngo yaramwubakiye ikipe akora kampani buri kintu afite kirenze abandi bantu bose sibyo kampani uza ahantu bikomereye ikipe ya mbere irakina n'iya kabiri kuri rwa rutonde rwa UEFA Champions League yego bikumva icyo kintu mbona ntuza hari ama equipe mbona zakina match de barrage zo kugira ngo yirwaneho za Barcelona Barcelona ndakurahiye ariko Chelsea nayo ni umuriro wo kwitondera gukotera kure Chelsea nabaye narayembonye ariko Chelsea zigushyira n'ama equipe manini asonde Chelsea muri weekend muzayitsinda abana se Chelsea ni muyitsinda muri weekend zata Sky turamuzi cyane bamwita wa Bagaye tumusuhuze zata mvuga ati Samuel ndakwimuye oya ubwo nyine nzahita mvuga tuzayirebera hano se cyangwa tuzajya ndakwimuye n'icupa ngenda ryemye okay urumva noneho uzize ahantu ikipe zibera mbimana ibintu byose zirabinganya byose Arsenal ni ikipe ikomeye ni ikipe kandi noneho umukinnyi wese asigaye ajyamo ukabona aratanga itandukanye ikipe yose yarakanye bamadueke bagarutse urumva ariko buri hari umukinnyi nkunda muri Bayern shaha bitwa Michel Olise bamukinnyi n'umuhanga man nkunda interview ze rero niwe mukinnyi tigirira ibigambo byinshi nk'ibya Lamine ariko na Lamine yatangiye kubigabanya uramunwa rero nawe ugabanya umupira turawubura ntabwo agitangaza ni ukuri ko Imana agitangaza kabisa ariko rero buriya Lamine adafite Pedri biba bigoranye witwa Pedri nijoro twamumisinze ikipe ya Chelsea dukubita dusaka mana nyagasani aho nari nicaye jezi nayihindukije niyo mpamvu ubona nazindutse niyambariye akarakora Chelsea yawe ihagaze ku mwanya wa 5 Liverpool 10 amba 10 Real 9 ramutse itsinzwe uyu munsi Galatasaray 11 uzizanyuma uziramutse itsinzwe uyu munsi kaba kabaye rero n'ubundi ushobora gutsinda kaba kabaye umutoza Arteta na kampani bose n'abanyeshuri ba Pep Guardiola
hano no company ikintu afite arusha abandi batoza bose azi kubana n'abakinnyi azi ku controller dressing room nk'umuntu wabaye kapiteni wa Man City ikipe y'igihugu Bubiligi reka nkubwire umukongo mana ariko aragitwaye ndiwe atamera nka Zidane ahita nsezera umupira nano mazongera no kuwumbonamo agiye mu cyese oya company company atwaye UEFA Champions League ntabwo yayitwara azayitwara Bayern company ntabwo yayitwara ubundi ikipe zikomeye ku mugabane w'Uburayi ubungubu nubwo nabonye ubundi zarebye iri kuri njye ariko nabonye Chelsea yiyongeyemo ubwo wabigiye kuvuga Bayern Arsenal na Chelsea izindi zose zirambeye iyi Inter kuyishira kure Inter yararangiye Inter ibisaza ari abana bakina umupira ntuko utarebye Estevao umupira akina ramwana w'umunya Brazil ukina muri Chelsea yabwiye Lamine Yamal ati imyaka turayinganya urumva umupira niwo nkurusha wonyine ariko yawe no mu defenseur ukaze yitwa Kokorea buriya nyuma ya Yuriya ukina gatatu ya Paris Saint-Germain ndakubwiza kuri Kokorea ari muri bagatatu beza kandi uzareba ibintu bya Chelsea babyibakiye ku bantu bangahe na batatu bone byubakiye kuri Kokorea inyuma kumva bikubakira hagati kuri Caicedo bikubakira kuri Enzo na Korpama nubwo yavunitse ariko no Estevao hajazaga ukarya Paulo ejo bundi ngo aragarutse arongera ngasitaza inonga agiye kuri toilette gasitaza akuguruma ntago bizatinda cyane amahanga Korpama ndamwemera nawe uramwemera ndamwemera nanjye amukirirutse kugushyira ku kamomo yewe se wapikireka none nawe uyu munsi kibazo niwe reka dutange nimero yawe turebe ko ari umukire ugushyira ku kanimero nawagakanda Damascene ajya agakanda Damascene ku kibuga cy'indege Rwanda turabushuje cyane n'umupapa wacu kabisa cyane ku mutima kiganiro ndabizi abagikurikirana fresh cyane baranakireba inshuti yacu cyane reka dusuze umwafande yitwa Afandero Laurent numwe mu bantu badukurikirana byataye cyane urumva bari no mu kazi k'igihugu tekano abantu ba TikTok babonye ukuntu banzengereje ngo navuze ku bafiyemere umufiyemere wese ahari ewana yaturumutse yaraza aravuga ati ndakumanika kandi nyamara sinabavugagaho ibintu bibisha nari ndi kuvuga ukuntu umutipe wishe uwundi mani wamucoma noneho nkajya bivuga nseka bahita bagira ngo biri kunshimisha mani rero umufiyemere wese kubera ko batarebye ikiganiro cyose ngo arakirangize turiya n'uduce mba nakase kuri TikTok muri ikiganiro cyose cyo kiri kuri YouTube sibyo mujye mugenda mukirebe mureke gutanga no gucira urubanza urumva ni kwa kundi bamanitse arazamuka yareba uburyo uri kubivugamo unaseka agahita akomeza avuga akabanza akajya komenta akabanza akakwandikira akabanza akagushisha yamara kugushishura agahita nikomereza niba uri umu content creator ukaba utaratukwa menya ko nta kintu kirimo ubu nanjye nibo natangiye gukoresha imbuga bamanitse bambaze icyo bita kumbaga ariko nago nta mutima mubi bafitiye mba ndi kubarengera ndi kuvuga inkuru z'ibintu byabayeho kugira ngo abantu babikuremo isomo sibyo nta mutima mubi kuri TikTok rwose mukore subscribe ni mu kanya gato naza nkabihera ibindi biganiro bimeze neza byatari